umuntu utarahamagawe we abikora uko abyumva kuko atigeze ahamagarwa afite gusambana akaza akabwiriza ubutumwa kuko nta cyapa kiri ku gahanga kigaragaza usambana n'udasambana yego ahubwo umuntu wahamagawe n'Imana agahamagarwa n'Imana uyu muntu abagira ibimuranga bivuze iki bivuze ngo muri karitsiye yera imbuto yego mubo basengana kera imbuto nicyo kivuga ngo kwa kuri Yesu atarahanyura ariko Yesu topifonema nahagera ibintu birasobanuka Yesu nahagera ntabwo ari ngombwa kugira ngo gucisha aho abandi banyuze aratafite inzira zikiri biyereje yacisha bideka guza n'umugisha wawe Imana ihimbazwe ikibazo si ikigeragezo urimo ahubwo uhagaze mu kigeragezo ute ahubwo uhagaze mu kibazo gute ese uri gukiranukira Imana uko bikwiriye ese uri gufata Imana nk'inyembaraga cyangwa uri kwifata nk'idafite imbaraga yakitse Imana ntago igicika intege ntago iterera abatera nkunga Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimuve mu gahuge mwemerere Yesu abe muri mwe namwe mwibwira yuko mumufite mwisuzume neza murebe ko umwana mukimufite cyangwa muhetse ngo umwana yarigendeye dufite abahanuzi bari guhanura bambaye ubushwambagara mukozi w'Imana bakibwira ko bambaye ariko kubwo bugingo batambaye dufite abavuga butumwa bibwira ko bambaye kandi batambaye la kuta ya binifu enema lele bone sirimando yasika hene kuta ya mando la tato pifo enema ndasenze mu izina rya Kristo Yesu ni izina rifite ubutwari ndetse n'ubushobozi Imana yihagije Imana itayirwa Imana ikomeye Imana ishimwe hari abadukurikiye bafite ibibazo uri Imana ikemura ibibazo nta nkungu utegereje uri Imana ikemura ikibazo nta nasu yiyiziye mu kibazo niwemerera Imana uyu munsi ariyizira mu kibazo rata niyizira mu kibazo ibyo ubona bidafite waburi yirengero Yesu abifitiye igisubizo ibyo ubona byanutse Yesu abifitiye igisubizo ibyo ubona bidafite ishusho Yesu abifitiye ishusho Yesu niyizira uko bisanze ntago ari ko bisiga Yesu niyizira arasiga hari impinduka Yesu kuko Imana yubaka arabisenye rele kuta yamando yaseka umuntu wese ufite icyifuzo bakurikiye mwami Yesu yicano uza ku kibazo cyo wiyizire nozo kubisanze si kubisigura siga impinduka rata nuza ku kibazo cy'uburwayi urasiga kize Imana ishimwe uri Imana ikiza diabete uri Imana ikiza kanseri uri Imana ikiza sida uri Imana ikiza indwara zose uri Imana ikiza ibitega uri Imana ikiza ibitegano uri reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV kandi ukabukunda n'ijambo ry'Imana ineza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose ushobora kuherereye muri Amerika Aziya Burayi Afurika mwese turabasuje kandi tubifurije ineza y'Imana abanyarwanda mwese ntara uko arenye n'umujyi wa Kigali mwese turabasuje tubifurije umugisha w'Imana mu byo murekejeho amaboko byose ninepo muvugana kuri mikoro ni ubasuhuza uyu ni Umusaraba TV kora subscribe ni mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tunyuzaho ndebwe n'umubyeyi Imana yahamagaye umubyeyi mwiza cyane muramubona ukeye no kuri kw'Imana yambaye neza nagira ngo aseke mubone uko naseka Yes no tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi dushimye Imana ko imushoje kugira ngo aboneke kandi ikaba ari uhisemo kugira ngo imunyuzemo ifunguro ry'ubugingo ridutunga uyu munsi tubihereye Imana icyubahiro kandi tumushimira nawe ko yumviye umwuka wera reka tange tumuha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagusuje mu izina rya Yesu Murakoze n'amahoro amahoro maze
umeze neza? ndashima. Twishimiye kubana nawe. Amen. Mbere ko tutangiye ikiganiro rero ni ubwa mbere tubonanye ku Musaraba TV, ariko kandi Umusaraba TV dukunda abantu b'Imana. Tuguhaye ikaze mbere ya byose ku Musaraba TV, kandi iyo ntebe turayikugabiye. Musaraba TV utazageza wumva ko uri umusango. Amen. Yego. Murakoze. Birashoboka rero abakunzi b'Umusaraba cyangwa se abakurikira Umusaraba TV ni ubwa mbere bakubonye, gusa amakuru afite ko bitaba ubwa nyuma. Tujya ngo utangire wibwira uduteze amatwi, ese ninde tugiye kuganira? Haleluya. Amen. Amazina nitwa Mugabekazi Denise, ndi umugore, mfite umutware, ndi umukristo, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Umeze neza rero? Ndashima Yesu. Urakomeye. Amen. Imana ishimwe. Noneho ubwiza bw'Imana. Ni ukubera Yesu. Nta muntu ujya dukora ikiganiro ngo ushishikare, ntabwo ujya bishoboka. Ntujya ubikurikira se? Yego. Ntabwo wabishobora. Ntabwo byavamo. Yego rero twishimiye kubona nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi n'ibyiciro kuba twicaranye nawe. Tubwiye ko uri umukozi w'Imana kandi uri umukristo, uri umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Uri umukozi w'Imana, umuvugabutumwa. Yego. Impamvu uvuze gutyo, hari imirimo iba mu itorero, umuvugabutumwa, umuhanuzi. Muri iyo ngiyo ukora iyihe cyangwa byose Imana yabikugabiye? Byose, ndi n'umuririmbyi, ndi umunyamasengesho, n'ibindi Yesu anshoboje ndabikora. Imana ishimwe. Yego. Mu byo gushoboje rero ugiye kujya gushoboza no kubwira abantu ubutumwa bwiza ku Musaraba TV, n'ibyo ngibyo hari iryo gade nabyo rishyizeho. Amen. Yego. Mugabekazi Denise, twifuje kenshi kuganira ariko ntibikunde, ariko nshimye Imana yuko uyu munsi iciye inzira bikaba bikunze. Siko twabigambiriye kenshi bikanga. Yego. Ariko jabana kubwiye mu kanya ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe ni igihe. Imana ashimye ko uyu munsi aribwo duhura ku isaha Imana yagenye twe tutari tuzi. Tubishimiye Imana byo. Amen. Sibyo rero se ko tuje cyane. Naganuje cyane. Yego. Reka tugusabire no mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu, ubanza usenga Imana. Numara gusenga Imana tuganireho gatoya, ubundi ukomeze n'umutwe Imana yaguhaye. Yego. Imana yacu, Imana iteye ubwoba, uri data twese mwiza, tugufite nawe undi murengeze twifuza. Imana ishimwe. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turagushimiye yuko wabanye natwe mu bicuko bya nijoro uratuzigama. Alala kuta ya benefo enema. Twaryamye birakunda, tubyose biremera. Inyamara hari abagabo beza bavuye mu mubiri, hari abagore beza bavuye mu mubiri, hari abasore ndetse n'abakobwa bavuye mu mubiri, abandi bari muri bombone, abandi babaye paradize. Ariko turagushimiye Uwiteka, wakoze iby'imbaraga, utanga ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, izina ryo nirihimbazwe. Bivuze ngo kuba waturinze udufitiye ubundi buryo, bivuze ngo kuba waturinze haracyari andi mahirwe, bivuze ngo kuba waturinze haracyari ubundi buryo, izina ryawe nirihimbazwe. Nyemerera cyane Nyiringabo Imana, tukiri mu nda za ba mama wari uzi ko iyi saha mba ndi kuri no kamera, njyewe ntago nabimenya nk'umwana w'umuntu, ariko wowe wari ubizi cyane kutatungurwa. Imana ishimwe. Nyemera cyane Nyiringabo, tukubanje muri iki kiganiro kuko ari we muyobora byose, mu izina rya Kristo Yesu twinginze Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo bize bibane natwe muri iki kiganiro. Itubahiro cyacu kiburi cyo kiba ryo kizamurwa, kuko ibihe byose ni icyawe nawe mugisangiye. Hejuru yawe nta yindi Imana ibaho, Muse nta yindi Imana ibaho, uri umwihariko. Imana ishimwe. Haleluya. Arakuta ya benefonesire. Nyemera cyane uzuganze kandi utegeke, ubangamira ibyatubangamira, uhungabanya ibyatuhungabanya, mu izina rya Yesu. Turaritse ubutatu butagatifu, Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera, bize bibane natwe none n'iteka ryose. Mbisabye nize Yesu. Amen. Amen. Mana igumugisha cyane ku isengesho ryiza udusengeye. Ari umuntu ajya ngo wari utangiye kunshokoza. Yego. Denise, Imana yaguhagurukije ngo uzukore umurimo rwo gukora mu buryo butandukanye mu nsengero. Ndabizi ko uri umuvugabutumwa, ariko kandi aho wavugaga ubutumwa hiyongeyeho n'ivugabutumwa ajya kuri social media. Yego. Social media irivuga butumwa sinzi urarizi urarimenyereye, ariko ni ahantu muri no minsi ibintu bikuza bikivangira. Ko n'umuntu araje tangiye ari muzima, tukabona arahindutse.
tukibaza uyu muntu mbere niko yari ameze cyangwa ahindukiye hano, ugasanga bishyize abantu mu rujijo. Ukimara kubona ibyo bintu ukuntu abakozi b'Imana batangiye bari kugenda bitwara kuri social media, ariko n'amakuru mfite no mu nsengero niko bigenda bimeze, urwo rugamba naho cyangwa se naho bigiye biriyo, ntabwo ari ibya hamwe. Ufite uwuhe mwanzuro uzanye iki kidasanzwe muri uyu murimo Imana yagukijemo? Ikintu nababwira cyo burya hari umuntu uhamagarwa n'Imana, hari n'uwihamagaye, Yego. kandi abantu baratandukanye. Umuntu wahamagawe n'Imana ntabwo yibagirwa ibihe bagiranye n'Imana, ariko umuntu wihamagaye kuko azi ko yinjiriye aho abandi batinjiriye, azi uko abishaka, akaza n'uko abyumva. Ariko umuntu wahamagawe n'Imana ahora yibuka ibihe yagiranye n'Imana, bikamuha imbaraga zo gukomera mu rugendo, ntagasubira inyuma nka murirya nino, ahubwo arakomeza. Ndumva uko nabigusobanurira. Murakoze. We uje uhamagawe n'Imana. Yego. Hari abihamagaye, ariko se ikibazo kimwe mfite kuri icyo kintu waruvuze, hari abantu bihamagaye ariko n'abahamagaye n'Imana, ko bose baza bavuga ko bahamagawe bakaza bitwaje Bibiliya, tuzajya tubatandukanya gute za mbuto zitaragaragara, tugenda tubatandukanya gute ko bose bari kuza tuvuga ko ni Imana intumye? Bibiliya yaratubwiye ngo bene nk'abo uzabamenyera ku mbuto bera. Iyo umuntu yahamagawe agira imbuto z'umukristo, yitandukanya n'abanyamahanga cyangwa akitandukanya n'ab'isi. Umuntu utarahamagawe we abikora uko abyumva kuko atigeze ahamagarwa, afite gusambana akaza akabwiriza ubutumwa, kuko nta cyapa kiri ku gahanga kigaragaza usambana n'udasambana. Yego. Ahubwo umuntu wahamagawe n'Imana, agahamagarwa n'Imana, uyu muntu aba agira ibimuranga. Bivuze iki? Bivuze ngo muri karitsiye yera imbuto, Yego. mu bo basengana akera imbuto. Nicyo kivuga ngo kwa kuri bavuga ngo umuhanuzi ngo aza ngo yahanuye ngo se, ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Nimba wowe n'umutima wawe ni wowe uzi nimba uhamanye n'Imana koko, nimba ubugingo bufite cyangwa ari nta buhari, wowe ubwawe uhamanye n'Imana nimba ukijijwe cyangwa udakijijwe. Rero ndumva nta byinshi mbivugaho, ariko ikikuru navuga nuko umuntu wahamagawe n'Imana atinya icyaha ndetse n'igisa nacyo, agahindukira umushyitsi n'ijambo ry'Imana, agatinya ijambo ry'Imana, kuko azi ko yirirwa mu isi ntayiraremo, agakora Imana nk'umuntu urara mu isi ntayirirwemo, akararikira mbese iby'isi akabifata nk'ibibambwe, ahubwo akararikira ijuru, kuko iyi si tuyirimo igihe gito. Umukristo ni kamera, ahora avuga ngo mu kanya nakirwa mu isi ariko sinyiraremo, agahora Yesu. Urakoze cyane. Reka tube tukuretse, iyo ari umuntu ari ubwa mbere ntabwo tujya tugahuya ngo tamutera ikibazo, ariko kandi agira biri ngombwa, ariko tuzagirana ibiganiro byinshi ndabizi, tugiye gukorana uyu murimo kandi Imana izadushoboza. Reka tugusabe noneho rero, nabona mfite Bibiliya, tuguha umwanya. Nakubwira ngo uko umwuka gushoboza cyangwa umwuka we akuyobora ugenda uko nguko, nta minota tuguhaye. Ajya ahantu bati tugaye iminota 5, tugaye iminota ingahe, oya nta minota tuguhaye, uko umwuka kuyobora ahubwo ugenda uko nguko. Icyo dushaka no kubwira abantu b'Imana, kandi message Imana yaguhaye ikabageraho mu izina rya Yesu. Imana igushoboze kandi amavuta n'imbaraga n'ibikuburo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 5 umurongo wa mbere kugeza kuri 12. Badusomera nta kibazo. Yohana ibice 5 umurongo wa mbere. Twamagambo avuga ngo Yesu akiza umuntu amaze imyaka 38 arwaye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, kuko nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Nuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu
wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, ya mazi yihindurije nkiza undantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwankijije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yarigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumye abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo. Imana itugire neza. Amen. Amen. Nzanye ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuba ukiriho Yesu aracyagufitiye ubundi buryo. Amen. Aleluya. Kuba ukiriho byonyine Yesu aracyagufitiye ubundi buryo. Kabone niyo waba uri guhumeka umwuka wa nyuma ariko umutima nturacika, Yesu aracyagufitiye iki? Aracyagufitiye ubundi buryo. Mu kanya nk'ako guhumbya Yesu yagusubiza ubuzima, ibintu bigakunda. Dusomye amagambo atari make atari na menshi ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ngo hari umurwayi wari uri ku kidendezi amaze imyaka 38. Uyu murwayi yari ari kumwe n'abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko itegeko ryari riri muri aya mazi, iyo amazi yihindurizaga uwabanza kujya mu kidendezi yakiraga ikibazo yari afite. Ariko uyu muntu nta muntu wamujugunyaga mu mazi cyangwa kubanza mu kidendezi yari afite, yari ari wenyine. Mu yandi magambo, Imana ishimwe kandi Imana idutabare. Ariko ngo igihe kimwe Yesu ari kwigendera ngo arahanyura, ngahanyuze ngamenya yuko amaze imyaka 38 ku kidendezi. Imana ishimwe. Yaramaze imyaka 38, inshuti zaramuvuyeho, imiryango yaramuvuyeho, abavandimwe baramuvuyeho, nta hepfo nta haruguru, asigaranye n'Imana bonyine. Ariko arangije akomeza guhagarara kuri icyo kidendezi, yihangana ariko akizwa, yihangana mu kigeragezo. Inshuti zimuvaho, aravuga ngo nge ndomatana n'Uwiteka, ntago ndi bujya mu bapfumu, ndarindiraho Imana navuganiye nayo. Haleluya. Arangije akomeza kuvugana n'Imana, aturiza aho hantu. Inshuti n'abavandimwe bimuvaho, imiryango imuvaho, abura umujugunya mu kidendezi. Imana ishimwe. Nababwiye ngo kuba ukiriho Yesu aracyagufitiye ubundi buryo. Wigira ubwoba apfa kuba Imana ikwemerera. Niwemera Yesu akaba muri wowe, komereza umwanya mu mutima wawe, ugakuramo ibidafite umumaro, ugahereza Yesu umwanya uhagije muri wowe. Nukuri ndababwiza ukuri, Yesu arashoboye, nta kintu n'ikintu kimwe adashoboye. Ngo arahagera ngo aramubwira ngo urashaka ko nkugirira nte? Araye kuko yari afite agahinda n'umubabaro mwinshi, aravuga ngo iyo amazi yihindurije ntago mba nunjugunya mu mazi. Amusubiza ibitereteranye bitewe n'igihe yari amaze mu kigeragezo. Imana ishimwe. Nawe ushaka kuba ufite ikigeragezo, sinzi niba ukimaranye iminsi, sinzi niba ukimaranye umunsi umwe, niba ukimaranye imyaka 10 cyangwa ukimaranye imyaka 20, ariko rege nkubwiye ngo Yesu ari jya akora ikintu kimwe kigasibanganya amarira umaranye iminsi. Imana ishimwe. Hari igihe Yesu akora ikintu kimwe kigasibanganya amateka yahaje
cyashize ikakuremera amashimwe. Kandi iyo Yesu yaje biramenyekana muri karitsiye ko yaje. Iyo Yesu yaje uko bisanze siko bisiga, uko bisa kose asiga impinduka. Imana ishimwe. Impamvu ubona ikigeragezo cyiza kikakuhungiraho kikakuza kikakwizingitiraho budahinduka nuko Yesu atarahanyura. Ariko Yesu topifenema nahagera ibintu birasobanuka. Yesu nahagera ntabwo ari ngombwa kugira ngo agucisha aho abandi banyuze. Aracyafite inzira zikiri biyerije yacisha bideka guza n'umugisha wawe. Imana ihimbazwe. Ikibazo si ikigeragezo urimo, ahubwo uhagaze mu kigeragezo ute? Ahubwo uhagaze mu kibazo gute? Ese uri gukiranukira Imana uko bikwiriye? Ese uri gufata Imana nk'inyembaraga cyangwa uri kwifata nk'idafite imbaraga, nk'iyacitse? Imana ntabwo igicika intege, ntabwo ikenera abaterankunga, ntabwo ikenera kuvuga ngo ndatabara runaka. Hoya pfa kuba isaha yageze. Uyu muntu yamaze imyaka 38 si uko Yesu atarahari, si uko atanamurebaga ikibazo yari afite, ahubwo kugira imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, kugira ngo abantu bagira kwizera bamenye ko Imana naho ibintu byaba byaranutse bigeze ku iherezo. Yesu ajabasha kubizera kabizima. Nafashijwe. Haleluya. Yesu ntago adakangwa n'igihe umaze mu kigeragezo. Pfa kuba Yesu umwemera nk'umwami n'umukiza, pfa kuba Yesu ari muri wowe nta bindi bintu wayibangikanyije nawe. Nimba uzi ko Yesu nta forode wigeze uzana muri wowe ngo ububangikanye, Yesu nukora arakiza, Yesu n'umutabazi, Yesu n'umurengezi, Yesu ni karuhura, Yesu atanga amahoro mu mutima, Yesu arubaka, Yesu atanga akazi keza, Yesu akora ibintu byose byananiye abana b'abantu. Nagira ngo utangarize iri tangazo, wowe wihebye, wowe uruhijwe, wowe ufite agahinda n'intimba n'umubabaro, ntabwo ikibazo ari ibyo ngibyo, ahubwo utunze Kristo muri wowe cyangwa waramubangikanyije. Nimba uzi ko utunze Kristo muri wowe, ni ukuri nta kabuza Imana izakugirira neza. Uyu muntu ntabwo yari afite umujugunya mu kidendezi, hariho abanyunyutse bafite indwara zitandukanye, ariko bari bafite bo bari bizeye imiryango, ariko yari yizeye imiryango igera imuva iramutenguha, asigara nawe n'Imana. Haleluya. Asigarana nawe n'Imana, ntabwo yigeze atererana Imana cyangwa ngo yihakane, ahubwo yagumye mu kigeragezo, aguma mu gihe kirisobanura. Yesu ahageze aramubwira ngo ni ukuri. Haleluya. Narebye nsanga umaze imyaka 38. Nagira nkubwiye ngo hari ikintu Yesu akora kimwe cyonyine kigasibanganya amagambo bakuvuga. Hari ikintu Yesu akora cyonyine kigasibanganya agahinda umaranye iminsi. Hari ikintu Yesu akora kigasibanganya umubabaro umaranye iminsi. Ikibazo ntabwo ari ikigeragezo uhagazemo, ahubwo ubaye mu kigeragezo gute? Ese ukomeje ibyo gukiranuka? Ese uratakiranukira Imana? Ese uratakora ibyo Imana ishaka? Ese uratagenda mu nzira Imana ishaka? Nakubwiye ngo kuba ugifite kuba ukiriho Yesu aratagufitiye ubundi buryo, ahari abari uyu musari impanda yawe ya nyuma. Nagira nkubwire ngo iyi si ifata nk'igihe gitoya, ikigeragezo gifata nk'ikigihe gitoya, kuko nimba wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nta kintu n'iki na kimwe kizigera gihungabanya umugambi wawe. Kandi nagira nkubwire ngo iyo Yesu yaje mu kibazo, nta muntu ujya utangira Yesu. Nagira nkubwire ngo burya abashoferi harano badakunda guca muri Sasenike, ariko Yesu no muri Sasenike ajya hanyura. Kubera ko haracyari inzira zitiriviyarije, Yesu yanyura amacishamo ibyawe. Yesu agera kuri uyu murwayi, arangije amugirira ibambe n'impuhwe, amugirira impuhwe, arangije aramubaza ngo urashaka kungirire nte? Arangije ngo iyo amazi yihindurije simba n'unjugunyamo, nta kirengera mfite, inshuti zamvuyeho, imiryango yamvuyeho, abavandimwe bamvuyeho, amafaranga yanshizeho, Imana ishimwe, ubutunzi bwanshizeho. Ariko arajya aravuga ngo ntabwo mfite umuntu ujugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije bantangamo, kuko nta muntu mfite unjugunya mu kidendezi. Ariko Yesu abyitegereje rata, abyitegereje aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Ntabwo yiriwe amunyuzaho abandi banyuze, oya, yamucishaho abandi batamenyereye kunyura. Haleluya. Kugira ngo batitwaza ngo uko bisa kose aya mazi yihindurije yagiye, ntabwo Imana yigeze yohereza marayika, yabwo Yesu yiyiziye mu kibazo. Haleluya. Yesu yiyiziye mu kibazo.
niwemerera Imana uyu munsi ariyizira mu kibazo rata, niyizira mu kibazo ibyo ubona bidafite waburi irengero Yesu abifitiye igisubizo, ibyo ubona byanutse Yesu abifitiye igisubizo, ibyo ubona bidafite ishusho Yesu abifitiye ishusho. Yesu niyiyizira uko bisanze ntago ari kwe bisiga. Yesu niyiyizira arasiga hari impinduka. Yesu niyiyizira hari ibiri bwemere. Yesu niyiyizira uratera icundura byemere. Imana ishimwe. Yesu niyiyizira. Haleluya. Uburwayi bumaranye iminsi Yesu arabihindura. Yesu niyiyizira ku kibazo ufite ntago uko bisanze ariko bisiga. Mana ishimwe. Iso yaza akaza ukamubwira ikibazo ufite akagisiga nta gikemutse, ariko Yesu niyiyizira kuri tererata topifone sirebo, niyiyizira kuri tere hari ibiri bwemere, niyiyizira kuri tere hari ibiri bushoboke, niyiyizira kuri tere hari ibiri bukunde kuko wemereye Yesu akaba muri wowe. Haleluya. Haleluya. Kuko wemereye Yesu akaba muri wowe. Ibi nikamubwira ibintu ukuri kose nagira nkubwire ngo icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Kabone nubwo wabutunzi bya mirenge mukozi w'Imana ntago ndabona umuntu wapfuye ngo bamuhambe muri etage muri saro basi. Ahubwo basigara babirwaniramo. Bivuze ngo iby'isi ni iby'igihe gitoya. Igifite agaciro, igifite umumaro ni ugutizwa Yesu akakwemera. Kuko Yesu akwemeye inahuza habubane no mu gihugu cyo mwijoro. Kuko nicyo umugenzi asiganirwa kuzajyamo. Iyi si tuyifite nk'igihe gitoya. Iyi si niyo umwanya mutoya, n'icumbi turimo. Nyiricumba ari guhiga umugeni. Haleluya. 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 Dayimoni uri guhiga ubugingo bwacu, ari guconcomera ashaka baconcomera. Ariko nagerewe nkubwire ngo wowe unanijwe n'umubiri, wowe ufite agahinda, wowe ufite umubabaro, komera. Wahuwe n'ibikomere udawatewe n'abantu, watewe n'abavuga butumwa, uterwa n'abahanuzi. Ariko nagerewe nkubwire ngo Yesu kubugiriho, Yesu aratagufitiye ubundi buryo, kubuhumeka byonyine Yesu aratagufitiye ubundi buryo, kububyuka ukabona amaguru ni mazima Yesu aratagufitiye ubundi buryo, kuburambura amaboko ukabona birakunze Yesu aratagufitiye ubundi buryo. Mama, hari abagore beza bavuye mu mubiri. Mama, hari abagore beza bari muri bombone. Papa, hari abagabo beza bavuye mu mubiri bageze ahacacekerwa. Ariko wowe uratafite ubuzima buzima. Suko urupfu rwagutegeye, suko urupfu rwakwanze, ahubwo nuko Imana itishaka ni wowe kugira ngo uyihereze umwanya muri wowe. Hanyuma nyuma yo kuyihereza umwanya muri wowe izi ko ari ibintu bidasanzwe kuri wowe, kuko Yesu uko yari kera nisa niko akiri. Imana ishimwe. Ni Imana idahirwa n'iminsi n'ibihe. So wakubyaye yaguhinduka, imiryango yaguhinduka, abavandimwe baguhinduka, umugabo wagushatse yaguhinduka, umugore wagushatse yaguhinduka. Ariko rya nkubwire ngo Yesu uratari mu kibazo murabana kandi no mu rupfu muragumana. Haleluya. Yankunda kubwira ngo burya umugabo yagushaka mukitanwa sheri mukitanwa shushu, ariko ipfu yakujyana inyamirambo rata agusigayo ntago mukomezanya. Ariko Yesu no mu Furata murakomezanya iyo wamwemereye. Yesu yamamare. Haleluya. Iyo wamwemereye akaba muri wowe, no mu rupfu murabana, no mu kigeragezo murabana. Uyu muntu yabanye n'Imana imyaka 38. Imana ibimwihoreho gatoya. Suko yari naniwe kumukiza amaze umwaka umwe, cyangwa yari naniwe kumukiza amaze umunsi umwe, yarabishoboye cyane ko ntawajya gusaba inkunga. Ahubwo kwari kugira ngo Imana imurindirize, kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bo, kugira ngo umuntu udafite kwizera yumva byamurangiriyeho, yumva byamucanze, yumva isi yamwikaragiye, yumva ko Yesu akimufitiye ubundi buryo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Yesu yatinzeho, arahanyura ntabwo yigeze yohereza marayika, kandi bari bahari. Yariyiziye kugira ngo abantu bamufashaho ijambo, babona imirimo y'Imana, babona amaboko y'Imana magari. Haleluya. Haleluya. Hari igihe umuntu agufataho ijambo, hari igihe umuntu akuvuga akakumanuka akakuzamuka. Ariko rya nkubwire ngo ntago uwo muntu agukunda kurunza urukundo Imana igukunda. Imana igukunda ikamenya uko kurira mu nda y'ababyeyi bawe, ikagukuza ikakurera, ukabunganya aho ngaho hariko Mana none uyituye kuyibagirwa. Uyituye kuyibagirwa. Ese kwiyisi ari igihe gitoya, kwiyisi mbona turigeze ku iherezo. Urabona iherezo ari iri. Ariko Yesu arimo aravuga ngo
yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima. Umwenda wari urahera watabutsemo kabiri ngo buri muntu wese yigerereyo, nta mugufi nta muremure nta nzobe nta gikara nta ufite amazuru manini nta ufite amaremare, twese twemerewe kwigererayo. Yego, haleluya, twese twemerewe kwigerera he? Kwigererayo. Niyumviye ngo Yesu uyu munsi numwemerera, Yesu numwemerera. Hezekiya yemereye Imana imwongera igihe cyo kubaho mu myaka yaramaze igihe cyo gutanga, imwongera imyaka 15 y'uburame kuko yemereye Imana. yego. Ufite mirimo ki wakwibutsa Imana? Ufite mirimo ki wakwibutsa Imana? Ese uri kwemerera Imana ngo ibe muri wowe? Ese uri kwemerera Imana ngo iture muri wowe? Abantu bafite ibikomere batewe n'abantu, ariko yongeye ngo nta wundi muntu umara ibikomere usibye Yesu, nta wundi ukiza agahinda usibye Yesu, nta wundi ukiza umubabaro usibye Yesu, nta wundi muntu utanga ibyishimo usibye Yesu, nta wundi muntu wubaka urugo rugakomera usibye Yesu, nta wundi muntu ukora ubukwe usibye Yesu, nta wundi muntu utanga amahoro mu mutima usibye Yesu. Nta wundi muntu ufite, kandi Yesu Imana aravuze ngo nemera guhendahendwa. Haleluya, ni Imana yemera guhendahendwa. Iyo witandukanyije cyane igisa nacyo ugakura ibishimwa mu bigawo, nukuri Yesu Imana aravuze ngo ibiri mu isi byose ni ibyayo, nta kintu na kimwe kitaremwe nayo, nta kintu n'iki na kimwe kitaremwe nayo. Mu bintu byose Imana yaremye, mu bintu byose Imana yaremye, nta kintu n'iki na kimwe Imana itaremye mu ishusho yayo. Witinya wigira ubwoba mu gihe umaze mu gihe, sinzi igihe umaranye ikigeragezo, sinzi niba ari umunsi umwe, sinzi niba ari imyaka 2, sinzi niba ari imyaka 10, sinzi niba ari imyaka 40, sinzi niba ari imyaka 50. Hakurya nkubwire ngo iyo myaka umaze Yesu umwemereye yahikora ikintu kimwe kigasibanganya iyo myaka umaze mu kigeragezo. Haleluya, Yesu umwemereye ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagendana nawe ikiganza kutira, gufata ikiganza mukagendana. Iby'isi ni iby'igihe gitoya. Nababwiye ngo nta muntu ndabona bapfuye ngo bamushingure mu nzu ye. Bivuze ngo iby'isi ni iby'igihe, igifite agaciro nta gakiza, igifite agaciro nta gakiza, kuko ibindi byose bizarangira. Umubiri uzabora, ibintu bizarangira, ariko uyu ufite agakiza uba ufite ubugingo buhoraho. Nubwo ubabazwa mu isi, ariko hari umunsi umwe tuzishima, hari umunsi umwe tutazongera kurira, hari umunsi umwe tutazongera kubabara, hari umunsi umwe tutazongera kugira agahinda, hari umunsi umwe tutazongera guhura n'ibibazo n'ibyo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ariko niwemerera rata Yesu araguhereza amahoro yo mu mutima. Niwemerera Yesu rata araguha amahoro b'amahoro masa. Niwemerera Yesu aratura muri wowe, agendere muri wowe, amagambo yabe muri wowe. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ni ubyemera icyo uzasaba cyose uzagihabwa. Niwemerera Yesu icyo ushaka cyose uzagihabwa, kuko nta kintu n'iki na kimwe kitaremwe n'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimuve mu gahuge, nimuve mu gahuge, mwemerere Yesu abe muri mwe, namwe mwibwira yuko mumufite, mwisuzume neza murebe ko umwana mukimufite, cyangwa muhetsi ingobyi umwana yarigendeye. Dufite abahanuzi bari guhanura bambaye ubushwambagara, mukozi w'Imana, bakibwira ko bambaye ariko kubw'ubugingo batambaye. Dufite abavuga butumwa bibwira ko bambaye kandi batambaye. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Ubwire Yesu uko waba umushumba, waba pasiteri, waba urinde, ubwire Yesu yongera kwambike rata, yongera kwambike bundi bushya. Ikibazo si ikigeragezo uhagazemo, n'ikibazo si igihe umaze mu kigeragezo, ahubwo urambaye, ufite intwaro zose zikwiriye umugenzi ujya mu ijuru. Ko Yesu azaza kubarana n'umuntu yahaye itarantu Imana yaguhaye, uri kuyikoresha neza, uri kuyikoresha ibikwiriye, uri kwibyaza umusaruro, cyangwa uri kwishakira indongo mu bidafite umumaro. Haleluya, amen. Nagiye mbabwire ngo turi mu gihe cya nyuma,
turi mu bihe bya nyuma biruhije mugenzi, ariko nkugiriye inama nuko waza ukemerera Yesu akaba muri wowe, kuko Yesu numwemerera azakugirira neza, Yesu numwemerera azaguha amahoro, Yesu numwemerera azaguha gakondo mu gihugu cyo mu ijuru, Yesu numwemerera. Yaravuze ya Petero abaje Yesu ngo abagukurikiye bagasiga ibyabo uzabagororera iki? Yesu amusubije ijambo rikomeye, aravuga ngo abankurikiye badakurikiye umugati. Mukozi w'Imana abakurikiye Yesu kubera umugati, hari abaza kuri kamera kubera umugati, hari abaza kuvuga ubutumwa mbese bagahamagara mu mpamagaro utari uwabo kubera umugati, ariko hari n'abahamagawe kubera nyiribihe. Haleluya. Aravuga ngo tukiri mu isi uzatugororera iki? Aravuga ngo mukiri mu isi nzabagororera, nzabakubira incuro 100, n'ikirenze kuri byo nzabaha ubugingo buhoraho. Bivuze ngo Yesu iyo ari muri wowe ufite kubaho neza mu isi kandi ugahabwa n'ubugingo buhoraho kuko wemereye Yesu. Imana ishimwe. Nzanye ijambo rivuga ngo ihangane kuba ukiriho Yesu aratagufitiye ubundi buryo. Komera ihangane. Nukuri uko bisa kose none biruta hashize. Ukurikije amaso inyuma mama, ugakurikiza amaso inyuma wa mugabo we, ukareba ibintu Yesu yagiye gutambutsa, ukagenda ureba impfu Yesu yagiye gutambutsa, ntago wayituye kuyibagirwa, ntago wayituye gukora ibyo wishakiye, ahubwo wakwemera ubushake bw'Imana bukaba ari bwo buba. Wakemera Imana ikagenda muri wowe, wakwemera ubushake bw'Imana bukaba ari bwo buganza muri wowe, wakwemereye Yesu akaba muri wowe, kandi Yesu naba muri wowe n'ukuri nakabuze icyo uzasaba cyose Imana izakiguha. Icyo uzasaba cyose Yesu azakiguha, fa kuba wakwiye ibishibwa mu bigawa, fa kuba Yesu akwemera. Nagira ngo mbwire ngo kubikubwira ngo mwana wanjye ntago bikuyeho kugeragezwa. Kuba Imana ikwemera ntago byakuraho kugeragezwa, ahubwo uhagaze mu kigeragezo gute? Urashaka kwicira inzira, wikwicira inzira. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu uzajya kwa Data tujyanye. Ucitse intege, uratenebutse, ihangane mama, emerera Yesu abe muri wowe, kandi nimba unamufite ukaba uri mu kigeragezo ihangane. Yesu nuko atarahagera nahagera arasiga impinduka. Yesu nahagera hari ibyo ari busobanure. Yesu nahagera hari ibyigiye bidakomanze biri bwibirize bigasubirayo, kuko Yesu yahageze rata. Yesu yiyizire mu kibazo, Yesu niyizira mu kibazo si ngombwa kohereza marayika, Yesu niyizira mu kibazo si ngombwa kohereza intumwa oya, Yesu yiyizire mu kibazo rata. Yesu yiyizire, Yesu yiyizire, kandi Yesu niyiyizira rata turabona impinduka. Yesu niyiyizira ibyapfuye biremera, Yesu niyiyizira ibyapfuye birazuka, Yesu niyiyizira ibidafite ishusho Yesu arabihereza ishusho, Yesu niyiyizira urugo rwawe rugiye gusenyuka ararwubaka, Yesu niyiyizira. Imana ishimwe. Agahinda umaranye iminsi Yesu arakumara agahinda umaranye iminsi. Yesu niyiyizira araguha amahoro mu mutima, Yesu niyiyizira uraba amahoro masa, Yesu niyiyizira arasiga impinduka kandi arasiga amashimwe. Imana ishimwe, kuko Yesu yiyiziye. Yesu yiyizire ku kibazo cyawe, Yesu yiyizire mu bibazo ufite, Yesu yiyizire rata, Yesu yiyizire. Yesu niyiyizira biramenyekana, Yesu niyiyizira biramenyekana muri karitsiye, Yesu niyiyizira biramenyekana uvuka, Yesu niyiyizira biramenyekana mu muryango washatsemo, Yesu niyiyizira biramenyekana ko Yesu yaje. Haleluya. Kuko Yesu nazi uko abisiza si uko abisanga, uko abisanze si uko abisiga. Yesu niyiyizira arasiga impinduka. Mu bantu bari bakuzeho mu kigeragezo barabara impinduka kuko Yesu yiyizira. Imana ishimwe. Haleluya. Ndumva ngiye gusoza ariko mvuge ngo Yesu niyiyizire. Yesu yiyizire, Yesu niyiyizire kuri tererante. Emerera ubushake bw'Imana Yesu yiyizire. Nkore. Abantu bacitse intege, abantu bararushye, bafite ibikomere, ariko Yesu niwe uvura ibikomere. Yesu niwe womora inguma zo mu mitima, Yesu niwe utanga amahoro mu mutima, Yesu niwe utanga umunezero, Yesu niwe utanga guseka, Yesu niwe utanga ubuzima, Yesu niwe utanga kubaho. Abandi bari muri bombane bagura, ariko wowe bagiriwe ubuntu bwo guhumeka umwuka w'ubuntu.
ariko muri gushaka abanyiri ibitangaza ntabwo ushaka nyiri ibitangaza bantu ushaka nyiri igitangaza namara kuba muri wowe neza ibitangazo uzabibona kandi uhabwa n'ubugingo buhoraho kuko wemereye Kristo ucitse intege uratende butihangane komera ahari kurira kwararira umuntu ugaca mu gitondo impundu zikavuga kuko ijambo ryarambwiye ngo kuba kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuza umutima k'umukene ijambo ry'Imana ngo none harahaguruka niko Uwiteka avuga aje gushyira amahoro bacirira ingoni n'umwemera Yesu araza gushyira amahoro kandi nagushyira mu mahoro hari ibisobanuka hari ibisobanuka wabonaga bidafite icyerekezo ariko Yesu nahagera arata arabisobanura kuko ariko kugira ko Petero na Yohana bahereye mu gitondo baroba bateshejwe byose nta kintu bafashe ariko kuko Yesu ari yahageze rata aravuga ngo hari ikintu mwabonye aravuga ngo ntacyo aravuga ngo muhindure icyerekezo haleluya ni wemerera rata Yesu uratera icundura byemera uratera icundura bikunde ibyari byaranze biremera kwemerera Yesu byonyine niyo turufu kwemerera Yesu ko ubushake bw'Imana bukagendana nawe ukareka Yesu akaba mugari muri wowe icyo uzasaba cyose Imana izakiguha nta kintu n'iki na kimwe Imana yagize gute yananiwe nta kintu n'iki na kimwe Imana yagize gute yananiwe Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo muri mu gahuge Imana ikumwe ngo ni mukanguke amazi si yayandi mwoge magazi mukanguke mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose ni inyongera mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose ni inyongera igihe umaze mu kigeragezo ihangane ariko Yesu niyizira mu kibazo rata haleluya aratanga igisobanuro cy'igihe wari umaze mu kigeragezo kuko ubu nta gisobanuro ufite ariko Yesu nazarata aratanga igihabanye n'icyo wibwiraga n'icyo watekerezaga ahubwo Yesu akore ibyo ashaka kuko ari umunyembaraga Imana ishimwe mwakira ijambo ry'Imana ushimiye Imana Yesu nukuri ari mu kazi nukuri Yesu ari mu kazi uko bwije nuko bukeye nge nababwiye ngo iyi kuba ukiriwe Yesu aracyagufite kabone niba buri muri bombone ubura umwuka wa nyuma ngo upfe ariko kuba agatima kagitera Yesu aracyagufite ubundi buryo acyafite ubundi buryo mu kanya amateka yahinduka mu kanya amateka yahinduka singo poko Yesu yiyize mu kibazo haleluya singombwa imyaka poko Yesu yiyize mu kibazo apfa kuba yaje kuba Yesu yaje ariko turi bubwire Yesu yizere mu kibazo rata ukuri ijya yita gusenga ko atagira shenge na rugero itirengagize gusenga kwabo ariko Yesu nyiringabo Yesu nyiribihe nta wamwiringiye uzakorwa n'isoni keretse uzava amasezerano nta mpamvu we ni uzakorwa n'isoni ariko Yesu arashaka ko umuha umwanya mugari muri wowe hanyuma amara kumuha umwanya mugari muri wowe hanyuma Yesu akakugirira neza akaguhindura amateka ibyo byanze bikemera Yesu niyizira ibintu birahinduka kandi tugiye ko hakiri ubundi buryo atari byiringiro yego Imana iguha umugisha cyane kandi Imana igukomereze amaboko birashoboka ko umuntu duteze amatwi yakwifuza yuko umusengera yakwifuza inama cyangwa se akaza no kuguha icyifuzo kugira ngo mufatikanye gusenga cyane ko mu rugendo ari ugufashanya reka tugusabe utange nimero zawe za telefone numara gutanga nimero za telefone usengera abantu b'Imana nanone ukunga gushoboza 07 44 68 957 07 44 68 957 yego Airtel ni 07 71 58 469 yego 07 71 58 469 Yesu atunezeze amen kadugusaneho usengera abantu b'Imana nje gusenga Imana mu byiciro bibiri cyambere ngiye kwaza sengera abantu bacitse intege kugira ngo yengere Yesu ongere abagarurira ibyiringiro n'impamba n'inkomezi muri uru rugendo hanyuma icyiciro cya kabiri ndasengera ibyifuzo n'abarwayi n'ibindi yego Mana data wa twese uri mwisubire mwizagutegereje bose aya masaha turagushimiye buri cyo abanye natwe haleluya izina ryawe nirihimbazwe la kuta ya benifonesire Mana nyiri igihugu cyabera
hari abagore bacitse intege, hari abakobwa batenebutse, hari abagabo batenebutse, hari abasore batenebutse. Nyemerera mukunzi mwiza, ubambika imbaraga zo gukiranuka, ubaho umutima muri Kristo Yesu. Bararikira iby'ijuru, barabuzinuka iby'isi. Mu izina rya Kristo Yesu, Uwiteka Nyiringabo Imana, aba bantu bacitse intege ubambika imbaraga, ubakomereze amava asukuma. Mu izina rya Kristo Yesu, nyemerera Kristo Mesiya, hari uwumvise iki kiganiro atarakira umwami n'umukiza, unyemerere marayika murondozi urondora imitima, agendera ijoro arondora umutima wiwe, namara kurondora umutima wiwe aramwemeza iby'ibyaha. Imana ishimwe, hanyuma ahindukire rwose. Nyemerera ubambika imbaraga mu izina rya Yesu, abaguye babyutse, ubambika imbaraga mu rugendo mu izina rya Kristo Yesu. Nubwo uru rugendo riba ibitsitsi n'amabuye, ariko twinginze Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwabo mu izina rya Kristo Yesu. Ubambikira imbaraga kunesha, kuko Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Ibibananiza binanize, ibibarwanya ibirwanya, ubirwanye mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo Imana, ndaguhendahenze cyane aya masaha kugira ngo wumve kwinginga kwanjye. Abacitse intege basubizemo imbaraga mu izina rya Kristo Yesu. Nyemerera byiringiro byacu, Imana ishimwe. Abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ubiyerekera bisenye mutagatifu, kuko Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Nawe afite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu, Imana ihimbazwe. Nawe afite ijambo rya nyuma kuri aba bagenzi mu izina rya Kristo Yesu. Nyemerera barakwemereye Kristo, ube muri bo kandi ube mugari muri bo mu izina rya Kristo Yesu. Ibyaha byabizingiyeho basubiramo bihana basubiramo, ubaha imbaraga zo kubinesha, kuko Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Nyemerera cyane uganze kandi utegeke, kuko Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Twakwingingaga ngo Mwami ubahereze imbaraga zo kunesha Satani igisa nacyo, kugira ngo Uwiteka Nyiringabo mu bazagororera nabo bazisangemo, mu buzahemba ibihembo by'abihanganye nabo bazisangemo. Urakoze Uwera wa Isiraheli, kubaneshereje kandi ubashoboje gukora ibyo gukiranuka mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Bahumuriza mabwira ko Yesu agifite ubundi buryo. Yego. Byonyine ko uburyama ukabyuka ukabona biremeye, Yesu n'ujya uryama ukabona ukabyuka ukabona birakunze, uvuga ngo Mana ndagushimiye ko ndamukije, ubu iby'umunsi wabipanze. Imana ishimwe. Haleluya. Mana data wa twese, Imana iteye ubwoba, la kuta ya binifu enema, lerebone sirimando yasika, hene kuta ya mando, la tato pifo enema. Ndasenze mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Imana yihagije, Imana iteye ubwoba, Imana ikomeye, Imana ishimwe. Hari abadukurikiye bafite ibibazo, uri Imana ikemura ibibazo nta nkungu utegereje. Uri Imana ikemura ikibazo nta nkungu utegereje. Uri Imana yishoboye, uri Imana yihagije. Mu izina rya Kristo Yesu, abarwayi ubakize, ababuze akazi ukabahe, ababuze urubyaro urubahe, ababuze uko bagira ubagirire neza. Mu izina rya Kristo Yesu, abakeneye kububakira ububakire, ababuze uko bagira ubagirire neza, abagiye bonesire, abafite ingwa ziri ku manege kububakire, kuko uri Imana yubaka arabisenye. Rere kuta ya mando yaseka. Umuntu wese ufite icyifuzo wakurikiye, Mwami Yesu yicano, uza ku kibazo cyo wiyizire, nuza uko bisanze si kubisigura siga impinduka, rata nuza ku kibazo cy'uburwayi urasiga akize. Imana ishimwe. Uri Imana ikiza, uri Imana ikiza diyabete, uri Imana ikiza kanseri, uri Imana ikiza sida, uri Imana ikiza indwara zose, uri Imana ikiza ibitega, uri Imana ikiza ibitegano, uri Imana ikiza iby'abantu bahoherewe. Ariko Yesu, ikiganza cyawe cy'Imana, rere bonesire mando yasika, kibakoreho Uwiteka, nikibakoraho Mwami Imana Nyiringabo. Urabakiza Jehova, ugura Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turacyagufitiye ibyiringiro, uko ari cyane isani kukiri. Uri Imana idahindwa iminsi n'ibihe, Imana ihimbazwe. Reba amashimwe kuri abagenzi mu izina rya Yesu. Ibyanze byemere, ibyapfuye bizuke, ibidafite ishusho bihereje ishusho. Ukuri Imana yihagije mu izina rya Kristo Yesu.
nyemera cyane nyiringabo Imana ubugingo n'imibiri bishyize mu maboko yawe kugira ngo birindwe nawe mu izina rya Kristo Yesu. Nsengeye abagabo, nsengeye abakobwa, nsengeye ababyeyi, nsengeye abasaza n'abakecuru, nsengeye abantu bose, nsengeye ingimbi, nsengeye abangavu mu izina rya Yesu. Uwiteka nyiringabo Imana ndakwinginze cyane kugira ngo utindane nabo, wiyizire mu kibazo. Ukuri Imana yihagije, niwizira mu kibazo Yesu urasiga impinduka. Niwizira mu kibazo hari ibyanze byemera, niwizire mu kibazo hari ibidakunda bikunda. Niwizira mu kibazo Imana ishimwe, urabishoboye, nta kijya kikubasha kuroga imigambi yawe. Imana ihimbazwe, rema amashimwe Uwiteka. Nzongeye kugaruka kuri ino kamera, waremye amashimwe Uwiteka, tuzagushima, tuzavuga izina ryawe, tuzarebonесire, tuzareboneva, tuzakurebonесire mando asika, tuzakwikomezaho kuko ari wowe buye rikomeye. Urakoze mukunzi mwiza, sigutoteje amagambo nkugutegeka, ahubwo mvuze bikeya, ahubwo byishima n'ibyo ushaka, ubari ibyo duhana n'abera bawe, dutegereje kwizera. Urakoze mu izina rya Yesu, bisabye nizeye, amen. Amen.